Rayon Sport yatangiye kugaruka mu murongo, reka turebere hamwe urubuga rw'imikino rw'uyu munsi. Tureba ati Rayon Sport ejo ikina na Gorilla byagenze bite? Rayon Sport ejo yatsinze Gorilla igitego kimwe ku busa bwa Gorilla. Rero turi wakora subscribe ufungure n'inzogera kandi ukande na like maze uduhe ikaze maze dukomeze tubane mu rubuga rw'imikino. Umukino w'ejo rero Rayon Sport yakinye n'ikipe ya Gorilla FC. Rayon Sport uyu mukino bawukiniye ku stade y'Ingoma. Rero Rayon Sport yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yahagurutse iki abafana. Ku munota wa 12 Rayon Sport yagerageje kugira ute guhagurutsa abafana, ariko nubwo byanze yahise yerekana icyizere yuko igiye gutangira gushiramo iki ibitego. Urumva no kazi yari ibonetse ku ikipe ya Sport, ariko ntibyakunda, ariko nubundi abafana basibiye icyizere bavuga ati nubundi biraza gukunda. Rero Rayon Sport abafana bayo muri stade ejo ya Ngoma bakomeje baserebura nta n'igitego na kimwe cyari cyaboneka. Rero twavuga yuko abafana ba Rayon Sport ejo bari babaye nk'abakinyi cyangwa abafana ba Dortmund. Abafana ba Dortmund nibo bafana kuva mu gitondo bakigera mu kibuga, abakinyi batari banakina bakageza nimugoroba bagifana. Ikipe ya Dortmund niyo watsinda cyangwa ugatsindwa, abafana bayo nibajya bacika intege. Rero abafana ba Rayon Sport nabo ejo niko bari bakameje ku stade y'Ingoma, bahereye bafana bakigera mu kibuga bafana, noneho umupira urangira bagifana. Ubwo rero icyiza cyahabonetse n'ubundi nuko byaje kuranya n'ubundi ibitego babicyuye. Rero iyo wacyuye amanota 3 n'ubundi ibintu biba byagenze neza cyane. Ikipe ya Sport rero, ikipe ya Sport ni ikipe yari yaravuweho n'abafana, none abafana b'ikipe ya Sport batangiye kubona itangiye kwitwara neza, batangira kuza. Rero umuntu yaciye umugani aravuga ati abakize, iyo umuntu akize abantu baraza. Rero ikipe ya Sport yatangiye kwitwara neza, aho iri kugera mu kibuga igataha yanyagiye ikipe biri gukinana. Rero urabona na Perezida Paul Kagame mu minsi yashize yaravuze ati igihe Rayon Sport yakinye n'ikipe ya Bugesera yabashe kuba yatangaza akavuga ati abantu bayoboye imikino cyangwa abasifuzi. Ubwo rero muri make twavuga ko ari nk'umusifuzi uba uyoboye umukino, ati ibintu bari gukora ntago ari byo, ati ibintu by'ubujura, ati nanjye nimbafatiramo ibintu bizaba bibi, ati muzihane hakiri kare. Rero